kumva ijambo ry'Imana. Igiye gucana imbabura, ikara rimwe rikaba riri hariya, irindi riri hariya, irindi riri hariya. Iyo mbabura yafatwa kugira ngo ifatwe neza nuko amakara aba yegeranye, siko bigenda. Mwambabare mwuka byara biko n'umushyitsi mutukegerana, hanyuma tugacana igicaniro kigashyuha. Abinyuma mwakwigira imbere kugira ngo ducanire hamwe, hanyuma imbabura yacu ifatwe. Mubinyemere mwamungire neza. Sinzi niba byumvise kanye. Aha, Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha. Ni ukuri iyi mbabura, ikara rimwe rihari, irindi rikaba rihari, ntabwo iyo mbabura ishobora gufatwa niyo wagira uti. Nifashwe akanya gato igahita izima. Ariko iyo yegeranye, Mwuka Wera akoreramo, n'umurugo akoreramo, bikagenda neza. Amen. Tugiye gusenga Imana. Ni ukuri mwizera Imana ko Imana igiye kudufasha tukagira ibihe byiza. Abifuza ibihe byiza mugire gutya. Abifuza ibihe byiza mugire gutya. Satani batudishye iyo turi mu ngo zacu. Aba yatudishye, urumva, akatudihira mu bibazo byo mu rugo, akatudihira mu bana, akatudihira ku batwara n'abafasha, akatudihira mu bibazo by'imiryango. Ariko iyo tuje hano kwa Data tuba tuje kuruhuka. Amen. Ni ukuri tuje kuruhuka imbere y'Imana. Haleluya. Muhaguruke dusenge Imana. Twizeye Imana ko iduha ibihe byiza. Haleluya. Haleluya. Ariko Mana ndabinginze mudufashwe. Mana tuje imbere yawe. Mana dukize Satani. Twiyambuye imbaraga ziturwanya. Twiyambuye imbaraga z'umubi. Twiyambuye ibitunaniza. Twiyambuye intekerezo mbi. Twiyambuye Satani ibitekerezo mbi. Aho twasuzugure turahanze. Aho twasuzugure turahanze. Reba igihe Satani wadusuzuguriye. Reba igihe watwamburiye amahoro. Reba igihe wadusuzuguriye. Reba igihe. Icyo gihe cyose kibare. Turakiyamuye. Haleluya. 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 Imbaraga z'Imana zisuruka muri iteraniro. Imbaraga z'Umwuka Wera zisuruka muri iteraniro. Mana udahagarwa ngo turashaka. Turashaka imbaraga z'Umwuka Wera. Turashaka imbaraga z'Umwuka Wera. Turasaba turakwingize Mana. Turasaba kunyurwa nawe. Turagusaba kugushima. Turishimira ineza yawe. Turishimira urukundo rwawe. Tujye kumva ijambo ryawe. Iri jambo ni ubuzima. Ibyaremwe byose byaremwe n'ijambo ry'Imana. Nta cyaremwe kitaremwe n'ijambo ry'Imana. Ngo reka turebe umuntu ngo se natwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana yadutekerejeho twebwe tutarabaho. Ngo yatumenye kera tukiri isaba tudasaba mama. Rero Data twese turi mu ijuru. Ubwoko bwawe buhugiye mu nzu yawe. Uri Imana y'amahoro. Uri Imana igira neza. Uri Imana inezeza abaho. Imbaraga zawe Yesu. Tayilistana, atalisa, talastika. Mana turakwingiza. Mana ushimwe ko duhugiye mu nzu yawe. Ntabwo tugipfuye. Ntabwo tugipfuye. Ntabwo tugipfuye. Ntabwo tugipfuye. Ufite umutabazi wa Kristo. Kristo yapfuye mu mwanya wacu. Kristo yarabambwe kugira ngo twe tubabarire. Kristo yarababajwe kugira ngo twe ntitubabare. Kristo niwe wenyine wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze ndabaruhura. Mana turagushimye ku bwoko bwawe buje imbere yawe. Turagushimye ku rubyiruko ruje imbere yawe. Tugushimiye ku bapapa n'abamama baje imbere yawe. Ni ukuri tugiye kumva ubuzima. Ubuzima ni ijambo ryawe. Tugiye kumva ubuzima. Tugiye kumva ubuzima. Tugiye kumva ubuzima. Ubuzima ni ijambo ryawe.
duhindure ubuzima mu izina rya Yesu, duhindure ubuzima. Urakoze Yesu, uyu ni umukozi wawe, waramuhamagaye, uramutoranya, kandi wamuhaye ijambo rizima. Nzi neza yuko wagutumye ku rugo, kuko yafashe igihe arasenga kugira ngo abone icyo abwira ubwoko bwawe. Rero data, twese uri mu ijuru, umushyigikira nk'uko usanzwe umushyigikira, ubane nawe nk'uko usanzwe ubana nawe. Turagushimiye kubw'iri teraniro, tugushimiye ko twiyemuye Satani tugahungira mu nzu yawe. Aha ngaha ni muri ambasade y'Imana, aha ni muri ambasade y'Imana, aha ni muri ambasade y'Imana. Twirukanye imbaraga z'umurizo, imbaraga z'umwijima, izitata umudendezo w'abana b'Imana, imbaraga z'ikuzimu zitata umudendezo w'abana b'Imana, imbaraga z'umwijima zitata umudendezo w'abana b'Imana, imbaraga za Satani zitata umudendezo w'abana b'Imana. Mana, urakoze kujya kuturuhura, urakoze kujya kuduha ibihe byiza. Turagushimiye kubw'iri jambo tugiye kumva, ubane n'umukozi wawe ugiye kuguvugira, wakubere mikoro wirangurure. Ibyo tusabye tugiye kwa Kristo tuba kumusaba Golgotha. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Agira ngo baramutse mu ndamukanyo nkunda cyane ivuga ngo hazabaho igitondo gihoraho. Uhobera umuntu noneho muregera Yesu mu maso, muvuge ngo amena cyane. Hari igihe hazabaho igitondo gihoraho. Imana ibaha umugisha. Ndashaka ko tuganira amagambo avuga gushima Imana. Intego mwaduhaye y'igiteraniro avuga ngo nigaruka ushime. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana hano. Turasoma mu Baheburayo ibice 13, umwe turamburire mu Baheburayo 13, no muri Yesaya 43 umurongo wa 4 haranditse ngo, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Mwaryumvise? Undi turamburire mu Baheburayo 13 umurongo wa 15. Reka Eric adusomere. Abaheburayo 13 umurongo wa 15 haravuga ngo nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, aricyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Amen. Amen. Mwaryumvise? Dusome muri Luka ibice byaho 2. Ndashaka ko dusomera rimwe umurongo waho wa 14. Haranditse ngo, umurongo wa 13 na 14. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Amen. Ndagira ngo kandi dusome Zaburi 50 umurongo wa 23. Dusomere Eric. Zaburi 50 umurongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Unambira ishimwe wese aba anyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze, nzamwereka agakiza k'Imana. Amen. Amen. Muzamurire Imana amaboko, dutambire Imana ishimwe. Zamura cyane, wizamura nk'uwamugaye, zamura rwose wemye uvuge ngo ushimwe Mana, tugutambiye ishimwe. Haleluya. Untambira ishimwe wese abagira ate? Abanyubahiriza. Bivuga ngo nurambura amaboko uri gushima, uri murubahiriza nde? Imana. Si byose? Ndagira ngo mubanze munezerwe, mwibuke ko nubwo uri mu bibazo hari Yesu uri bukuneshereze. Muvuge ngo amena. Ndagira ngo nkwibutse, niba uri kurira hari Yesu uje kugira ute? Kuguhoza. Rero tugiye kuganira ku mpamvu zo gushima Imana. Ni zihe mpamvu
zo gushima Imana, ariko ujye unasekera Imana. Ariko siko hari umuntu ureba ukabona neza neza yakambije ntabwo mu izina rya Yesu. Jya usekera Imana unezerwe, muvuge ngo amena we, yo muvuge ngo amena. Nubwo waba uri mu mubabaro zamurira Imana icyubahiro, muvuge ngo ndagushima ndagushima. Yo hari abantu bari guseka kubera ko banyweye imiti, ariko uraseka nta miti wanyweye. Hari abantu basinzira ariko banyweye imiti, ariko urasinzira nta miti wanyweye. Wahica Imana we y'icyubahiro, vuga ngo jewe ndinde, kandi niba utanasinzira uzasinzira mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana muri Yesaya haravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye ngire ntebene data. Mwanyemereye n'ukuntu nzakugenda hehe, tagira ngo ubanze ujye muri mudu yo kugendana n'Imana. Nzakugenda imbere. Mbasabe gato, iri jambo mwikumva ko ari irya Beti waturutse Lati, ni ijambo ry'Imana. Mbwira umuntu ushanye ngo ni ijambo Imana iri kukubwira, ni ijambo, mubwire rwose ni ijambo ry'Imana, ni ijambo riruta perezida, ni ijambo riruta isi yose, ni ijambo. Nzakujya imbere. Ndashaka kureba abantu Imana yagiye imbere, babonye Imana ibajya imbere. Uwitagiye imbere ntazamu, ariko uwo yagiye imbere nagira atya avuga ngo Mana ushimwe ko wangiye imbere. Numva narira kubera umunezero. Nzakujya imbere ahataringaniye ngira nte mama. Ikintu cya mbere, imiringa muri Finland. Muzi imiringa muri Finland? Ntimuzi imiringa? Nahoze soma bimwe mu butunzi bwa Finland. Imiringa ntirimo ra? Ku basomye mubwire ntirimo imiringa. Ni nka zahabu. Nzakujya imbere, umva ukuntu Uwiteka akubwira. Nzagira nte? Fatira ijambo rigira ubuzima bwawe, vuga ngo ndigize ubuzima bwanje. Imana iravuze ngo nzakujya imbere ahantu ubona hataringaniye, mpagira ne bene data mparinganize. Ngo kandi nzafunagura inzugi z'iki? Z'ibyuma. Inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma bicemo kabiri. Akira amashimwe muri uno mwaka wa 2025. Akira ijwi ry'Imana rivuze ngo nzabiringaniza. Akira ubutabazi muri 2025. Akira gukira indwara kw'abana bawe, kuko iyo kugenza imbere hataringaniye igira iti. Beneda, iyo si impamvu yo gushima Imana. Iyo ni imwe mu mpamvu ushaka kubabwira yo gushima impamvu ya mbere ni uko Imana izatugenda imbere ahataringaniye. Muri Yesaya 45 umurongo wa 2. Reka mbabwire bene data, Satani amanuka mu ijuru yamanukanye na 1/3 cy'abamarayika. 1/3 cy'abamarayika. Abo bamarayika ni abahe? Ngo ni ingabo nyinshi zitazwi, umubare wabo ntabwo uzwi, ariko bagereranije ngo ni 1/3. Usomye muri Bibiliya, izo ngabo zamanutse nizo kuturwanya. Ingabo zamanutse zitazwi zaciwe mu ijuru, bamanukanye strategy. Ubu mureba Satani ntabwo ajya yororoka. Satani ntajya yororoka. Mwari mubizi ko atororoka?
uko yaje niko akingana, uko abo badayimoni bamanutse niko bakingana. Cyakora agira abakozi, agira strategy. Yaje afite strategy yo kugira ngo arwane. Strategy ya mbere yamanukanye ngo nabatware, ngo n'abategeka iyi si y'umwijima, ngo n'ingabo zo mu ijuru. Mwabyumvise? Hari abatware, ubwo si abayobozi. Hari abategeka iyi si y'umwijima, hari n'abafite iki ubushobozi, ngo n'imyuka iganza. Uvuge ngo ndagushimiye ko utsinda iyo myuka mibi itagaragara y'ahantu ho mu ijuru yadindizaga ibisubizo byawe. Iyo strategy tukiri hano yamanukanye, turayikashije mu izina rya Yesu. Nimushake ko dutinda, twihute. Muvuge ngo amena. Muvuge ngo amena. Kubera izi ngabo rero, Satani we ntabwo abera hose icyarimwe, ariko kubera izi ngabo ze zingahe enye, ashobora kutugereraho rimwe yifatishije zino ngabo. Ariko bwe ntabera hose icyarimwe. Imana niyo ibera hose icyarimwe. Impamvu atabera hose icyarimwe, Satani ni ikiremwa, ntabwo ari umuremyi. Ariko umuremyi ari we Kristo abera hose icyarimwe. Tekereza ukuntu Satani atajya apfa. Hari abantu bajya bavuga ngo Satani arapfuye. Ntabwo ajya apfa, azapfa Yesu yaje. Uko adapfa rero ni nk'uko atagira ute, atororoka. Nigeze kumva umuntu umwe avuga, udukoresho ndadufite duhagije rwose. Imana ibaha umugisha. Amena. Amena. Ariko mwene reka mbaze nkubwire, ibuka ukuntu kera ugiye gupfa Imana yakinze ukuboko, bigutere kuvuga ngo Mana nanjye ngiye gutamba ishimwe ngo ushime. Ni ukuri. Ubundi reka mbaho urugero, muvuge ngo amen. Ubundi iyo ugiye ku mutima w'Imana bigutera gushima Imana. Ariko ugiye hehe? Ku mutima. Reka mbaho urugero, mundebe nta kibazo. Mwari mwabona indege? Indege, abantu bateze indege mwese, mwaje n'abisidi, abantu mwese mwateze indege. Indege ariko dushima Imana ko twanayiteze we. N'abazungu kera bagendaga n'ubwato, none bagenda n'indege. Iryo naryo ni ishimwe. Indege iyo umuntu ayiteze, iyo ukiri hasi hehe, ubu ukireba amazu, imisozi, ibintu byose ubu bireba. Uko indege igenda izamuka, ugenda ubona usiga imisozi, usiga amazu, ugatumbagira hejuru. Uko ugenda utumbagira hejuru, muvuge ngo abena cyane, uko uri kugenda uzamuka, ngo ujye ugenda urenga iby'isi, ukabirenga. Igituma bikikuganyisha ni uko utararenga iby'isi, ngo ugire umutima ushima Imana. Bwira umuntu mwicanye ngo jya ugira umutima urenga iby'isi, uzamuke hejuru. Nk'uko indege izamuka ikarenga amazu, ikarenga imisozi, niko ukwiriye kuzamuka mu mwuka ukarenga iby'isi. Igituma ukiheba ni uko utararenga iby'isi. Igituma ukibona ko bidakunda, ntabwo urabirenga. Imana itugirire neza. N'urugero nabaha, uko ubona indege uba ukibona imisozi, ndetse ukajya ubona imisozi iri hejuru yawe, amazu ukayabona ari hejuru yawe, ariko wazamuka ukajya hejuru yabyo. Niko niyo umaze kurenga iby'isi, umwuka w'Imana ajya hejuru y'ibyo byose, ukabaho ushima Imana. Impamvu ya gatatu ituma dushima Imana, iya kabiri ni ubusabane ugirana n'Imana. Iyo ni iya kabiri. Iya gatatu ni uko yaturemye mu ishusho yayo. Ndi kubabwira impamvu 10 zituma dushima Imana. Impamvu ya kane ni uko hari imigisha Imana yagize ite, yaduhaye. Reka mbaho urugero, yaguhaye umugisha wo kuba uriho. Hari abantu batwawe n'imyuzure, hari abantu imitingito yamize, hari abantu baryamye ntibabyuka. Iyo ni impamvu yo gushima Imana. Hari imigisha Imana yaguhaye.
ndimo ndihuta. Impamvu ya gatanu, dukwiye gushima Imana kuko yaduhaye Yesu nk'impano. Yesu tumufite nk'impano. Mbariza umuntu wicanye ngo Yesu nawe yakugezeho umufite nk'impano. Reba, ufite Yesu nk'impano ni yawe bwite. Vuga ngo ni yanje. Yesu ni uwawe bwite. Dukomere Yesu amashyi ko ari impano twahawe. Tumufite nk'impano kandi Yesu ashobora byose. Ntabwo watsindwa kuko umufite nk'iki. Sebeneta, murimo murafashwa cyangwa ndi kubamarira umwana? Impamvu ya 9, impamvu ya 6 ituma dushima Imana. Gushima Imana bigufasha guhora wibuka iby'Imana yakoze mu buzima bwawe. Iyo ni impamvu ya 6. Impamvu ya 7, bitwuzuza imbaraga. Satani ntiyihanganira kuba ahantu hari amashimwe. Mumbabarire mu nyumve, ubu mureba turi gushima Imana hano, Satani aba yarwaye ikirungurira, Satani aba yabishe, ntashobora kwihanganira ahantu hari iki, hari amashimwe. Muracyamurikiye? Impamvu atabyihanganira ni iyihe? Ni iyihe? Satani ni umunyeshari. Satani ni umwanzi w'Imana. Iyo uri gushima Imana uba uri mubabaza Satani, uba uri mugira ute? Umubabaza kuko ni umwanzi we. Tekereza noneho ukuntu Yesu ari ukugize ariko ntumushime, ahubwo ukiganyira ugashimisha Satani. Mvugira ngo mbivuyemo nanjye zajya shima Imana. Hitubivamo, bivemo uvuga uti zajya shima Imana. Ako ko mbona mutabyumva we. Amashimwe uzi ko yabaye abantu baraye bakoze ubukwe. Nibo njye kubona ngo ndashima Imana yaraye impaye umugeni. Ariko se iyo uryamye ukabyuka, iryo si ishimwe? Si ishimwe? Muvuge ngo amen. Ndagira ngo dushime Imana tubabaze Satani aho si imparenga. Ikabakabe wumva ukuntu uhumeka uri muzima, uvuge ngo nkanjye ndinde kuki ndiho. Zamura amaboko, zamura, tera haleluya cyane, tera haleluya cyane. Ntabwo mbyemeye ni ukuri, ntabwo mbyemeye aba bantu b'inyuma. Mama, nubwo ufite ibibazo zamura amaboko utere haleluya. Ngiye gutera 3 uvuge ngo ma ngiye kugushima, mbabaze Satani. Mbabaze nde? Satani. Tugiye kubabaza nde? Satani wagutwariye abana, Satani wakurwarije abana, Satani wakwambuye byo. Zamura amaboko tumubabaze. Zamura. 1, 2, 3. Hakowe siko amajwi y'abantu numva ari nk'abane we, abandi yagiye heje. Chegumana andi majwi yaramizwe. Zamura cyane, tugiye kubabaza Satani. Dushima Imana ahera hano. 1, 2, 3. Haleluya. Imana ishi. Ako ndashaka basi uvuge ngo Mana uyu munsi ndi mu kwa 12. Hari abapfuye mu kwa mbere, jewe ngejeje mu kwa 12. Uvuge ngo Mana ndagushimiye. Mbabari uvuge ngo Mana ndagushimiye. Mana ndagushimiye. Ndagushimiye. Ntabwo muri kubyumva neza. Muvuge ngo amen. Amen. Impamvu ya 7, bitwuzuza imbaraga. Bitwuzuza iki? Imbaraga. Ubundi nushima Imana ujye umenya kunejeje Imana, ariko niwiganyira ujye umenya ko atari Imana. Impamvu ya 8, biturinda uburakari. Biturinda iki? Kuko Imana ihora yishyuza abo yagiriye neza. Wari uzi ko Imana ikwishyuza? Ngira umuntu wicanye ngo uri Imana ideni. Mbega amadeni dufite, uzi ko Imana iri kutwishyuza amadeni yo kuyishima. Reka mbabwire, hari ababembe 9 banditse muri Bibiliya ngo bose Imana yabagiriye neza, ngo ariko umwe niwe wagarutse gushima. Ni ukubera iki Imana yari yakijije ababembe 9, umwe akaba ari we uza kugira ute? Gushima Imana. Uzi impamvu?
nuko abantu iyo bamaze gusubizwa bibagirwa icyabirukankanaga. Ubu kubera ko uri muri Finilande urumva ko ntacyo Imana yakoze, urahora uganya ugahora urira. Burya kirahari, kubera ko ibyo urimo urira na wowe hari abandi bari kugira ute kubiririra. Hari abandi bagira bate babiririra. Impamvu ya 9 ituma dushima Imana nuko bitsinda Satani. Iyo ushimye Imana, Satani agira ate? Uzi ko Imana ijya ivuga ngo nareze abana ndabakuza, ngo ariko baranyibagirwa. Ubwo se urumva Imana itatwishyuza kuyishima? Impamvu ya 10 ni isoko y'imigisha. Guhigura umuhigo n'uguhigura. Reka mbabwira impamvu yo gushima Imana. Yaduhaye imigisha, tugomba guhigura iki? Imihigo. I Kigali hari umubyeyi wapfushije umwana amaze kuremba, bari bamushyize kuri reanime, ku mwami reanimation, kumushyiraho umwuka kugira ngo agaruke. Umwana yari yamaze kwakira ko umwana wagize ate apfuye na papa we n'umugabo we. Mu kanya gato Imana ikora igitangaza, umwana arazuka. Umva ukuntu uwo mudamu yabigenje. Yahise abara amafaranga y'imva, imva ukwigura, abara isanduku ukwigura, abara amafanta abantu bari banywe, afata amafaranga yose aragenda yashyira mu nzu y'Imana, ayashyira mu giturisho, ashima Imana. Hari abantu bazi gushima Imana, muvuge ngo amena. Reka turebe imbogamizi cyangwa ingaruka umutima, mbese imbogamizi ituma tudashima ni umutima urimo icyaha. Imana itugirire neza. Nuko dufite benshi bajya babirenzaho, bajya bagira bate? Imbogamizi zituma abantu badashima Imana ni umutima urimo iki bene data? Icyaha. Uwo mutima iyo utangiye gushima uzamura akaboko, umutima urakubwira ngo ubwo se urashima n'ukuntu wangana, ubwo se urashima n'ukuntu wiba. Umutima urimo icyaha. Ibituma tudashima Imana nuko twuzuye ibituma nyine tudashima Imana, ariko imitima yacu ikwiye kuzura amashimwe. Iyo ni impamvu ya 3. Hariho umuntu wajyaga twiganaga akajya avuga ngo ngiye numva ntazabona akazi. Ni gute umuntu ashobora kumva ko atazabona akazi atararangiza kwiga? Ninde wakubwiye ko uzarangiza akazi kadahari? Urumva Satani ukuntu akora? Hari abantu bamaze kujya muri family planning kandi batarashaka. Ubahani mpagera barantera amabuye. Umuntu kubera ko avuka mu bana benshi nka 20 cyangwa 10, akaba arya ntahage, agatangira kuvuga ati ndishaka nzabyara bake kugira ngo zabashe kubarira. Wowe warezwe nande? Wowe warezwe nande? Ugatangira guhangayikishwa n'ibiri imbere, kandi hari ibyo Imana yakoze birengeye ibiri imbere. Intego ni ukuvuga ngo nigaruka ushima Imana. Muvuge ngo amena. Hanyuma indi mbogamizi ituma tudashima Imana ni amaganya y'isi. Amaganya ayashobora kukubuza gushima Imana. Hanyuma indi mbogamizi turareba muri Petero 5:16 na 17. Mu magambo make ni ukuticisha bugufi. Indi mbogamizi ibuza abantu gushima Imana, ese ko ndeba murambiwe we, ni ukuticisha bugufi. Uzi ko buri umuntu yicishije bugufi yabona bano bana barimo basimbuka n'abamama, nawe agasimbuka cyane kubera ko ashaka gushima Imana. Ariko abantu ntago bicisha bugufi, bumva ari abanyacyubahiro, ahubwo bakabona bahimbaza Imana bo baciriritse. Neva, Imana ikwiriye icyubahiro, Imana ikwiriye gushimwa, Imana iri hejuru cyane, Imana irarenze, Imana ishobora byose. Muzamura amaboko tuyishime, muvuge ngo amena cyane. Ongera uvuge ngo amena cyane, ongera uvuge ngo amena cyane, ongera uvuge ngo Imana ikwiriye gushimwa, Imana ikwiriye gushimwa.
mwishime. Amena. Muri Zaburi 124 hadusomera umurongo wa 6. Zaburi 124 umurongo wa 6. Kadusome Zaburi 124 umurongo wa 6 baravuga ngo Uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo. Amen. Uwiteka agira ate torero sha mwansubije. Uwiteka agira ate? Ahimbazwe utaradutanze kuba imihigo y'abanzi bacu. Imana ntiyigeze igutanga kuba umuhigo, kandi ntuzaba n'umuhigo w'abanzi bawe, ahubwo uzabagenda hejuru, ahubwo uzanesha, ahubwo uzatabarwa, ahubwo uzabona imbaraga zituma ushima Imana. Dawidi aravuga ngo Uwiteka uhimbazwe. Umwana wanjye atangiye gutera haleluya. Gitere n'ubundi nagutwise gitere. Muvuge ngo amena. Muvuge ngo amena. Ubundi harimo abandi bantu banga gushimana nyine kubera ubwibone, kubera ko ari beza. Umuntu ufite agasura kajya kuba keza, ariko si ubundi mbabazi ni keza pari raporo y'akande ko buri wese ari ikinege ku Mana. Ko niyo waba wifitiye bya bindi uri mwiza, kuko uri mu ishusho y'Imana. Muvugire ngo amena cyane. Abandi bakagira ubwibone ngo ni beza, ngo bafite imigoro imisaya igororotse. Ariko uri mwiza pari raporo yandi. Umuntu wese ni ikinege ku Mana. Mbwira umuntu mwishanye ngo uri ikinege, jya wishima ushima Imana. Uri ikinege, Imana ikubona nkaho uri ikinege. Nubwo abandi baba batagukunze, Imana iragukunda. Musukuna Imana idukunda. Musukuna Imana izi gukundana. Mbwira umuntu mwishanye ngo so ukundana wenyine, Imana niyo ibizi cyane. Uko rero muraje mu bana basirimu, Imana izi gukundana. Jambo ry'Imana bango kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga. Harya wowe watanze iki ku bwa Yesu? Watanze iki? Imana yatanze umwana w'iki? Dushime Imana ko yatanze umwana w'ikinege. Tuyishime n'ukuri. Imana ishime. Wowe watanze iki se? Mbariza umuntu ngo wowe watanze iki ku bwa Yesu? Basi se waretse ibyaha byawe urabimujugunyira basi se wamuhaye umutima wawe arawiharira? Uhereye none uha Imana umutima wawe. Muvuge ngo amena. Muvuge ngo amena. Abandi bagira ubwibone ngo kubera imiryango ikomeye, ngo imiryango iteye imbere, ngo imiryango ikize. Abandi bakagira ubwibone ngo nuko basengera mu matorero ya Pentekotera. Najyaga mbumva iwacu we ntimubizeri. Nabyo bikabatera iki? Ubwibone ni ukuri. Yego Mana. Mu byakozwe n'intumwa ibice 10:34 aravuga ngo uyubaha agakora ibyo gukiranuka igira ite? Iramwemera. Nubwo yaba ari kure iramwemera. Mbwira umuntu muri kumwe ngo se Imana urabizi ko ikwemera? Niba ukora ibyo gukiranuka Imana irakwemera. Nubwo abantu baba batarakwemeye yigize ite? Ibi byose ndi kubabwira ndimo ndashaka kubibutsa gushima, ariko ndashaka kureba umuntu uzi gusekera Imana biri mu mutima, kandi ibintu byo gushinyiriza. Uswara umuntu useka ashinyiriza we jya useka n'izina ryawe. Ngoma kuba ntarapfuye reka gushima. Ubwo uzabaroza ukuntu banganaga, nta wundi mwana usigaranye. Ngo Yesaya aravuga ngo ntawe. Ngo arangije kuvuga ngo ntawe, ngo aramubaza ngo nta n'akandi kana waba warabyaye hanze. Mwumva ukuntu abantu bajya bibagirwa. Nubwo bakwibagiwe Imana ntiyakwibagiwe. Aramubaza ngo nta n'akandi kana waba warabyaye hanze basi ko abandi bose Imana yabagaye. Yesaya aravuga ngo hari akandi ka feke kaba mu ntama.
aravuga ngo ako ngako kazane, ngo kahageze ahita agasukaho amavuta. Dawidi arabyibuka aravuga ngo nubwo ndi umwami zamurira Imana amaboko, nubwo ndi umwami nibutse iminsi yo gutama. Abantu mwibagiwe no gutamatama. Uzi gutamatama kwababagaho muba mu nkambi we? Uzi gutamatama kw'amasasu muri Kongo? Uzi gutamatama kw'amasasu mu Rwanda? None twibagiwe, twibuka iminsi ya kera bene data. Imana ishimwe. Ngo Dawidi ngo arabyibuka. Kurimo wiyumvira uri kubimedita, uri kubimedita shawe uvuge ngo amen. Imana iguhe umugisha, iguhe umugisha. Ubimedita rata, ujye ugira ute? Ujye ubimedita. Ngo arabimedita Dawidi, ngo arabimedita yibuka ukuntu bamushingiye umukobwa w'umwami kubera ko yishe nde? Goliyati. Arabimedita ngo maze Dawidi ahaguruka ku ntebe y'icyubahiro arabyina, ngo Dawidi arakomeza aratamba. Ye Dawidi arakomeza aratamba. Arabimedita ngo aribeyura. Ndashaka abantu bazi kwibeyura, baze bibeyure debe. Kwibeyura murabizi? Niya njyana Eric yaririmbaga, gutamba. Kugira ute? Abantu bazi gutamba ni bande? Ngo aribeyura, ngo akajya ataraka agaca ahangaha, mbese yiyutse iminsi, ngo arangije bimunanira kugira ute? Kwiyumanganya, ngo akajya yikoza ahangaha. Uvuga ngo neza Yesu we, akongera akazamuka, akongera akikoza aha, akongera akibeyura atya. Mumvugire ngo amena cyane. Yesu we, tuzinanga yo kwibeyura. Dawidi arakomeza aratamba. Dawidi arakomeza aratamba we. Dawidi arakomeza aratamba. Umugore aramuseka aratamba. Dawidi arakomeza aratamba. Dawidi arakomeza aratamba. Dawidi arakomeza aratamba. Dawidi arakomeza aratamba. Umugore we aramuseka aturabyina uri umwami, urabyina imbere y'abagaragu, urabyina uri umunyacyubahiro. Dawidi arakomeza aratamba we. Dawidi arakomeza aratamba. Dawidi arakomeza Imana igirira neza abayikunda. Abagira bate? Ngo kugeza ku bisekuru 10. Ibisekuru 10 wabimbarira.
Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ngo ije guhana, igihana kugeza ku bisekuru bingahe? 4. Umva Imana kuza guhana kugeza ku bisekuru. Tekereza, ubwo ibyo bisekuru birangana iki? Iyo usambanye byonyine, uzi kugira ngo uwo muvumo uve mu muryango bitwara imyaka 1000 mu bisekuru 10. Imyaka 1000. Ni ukuvuga ngo icyo cyaha iyo utakihannye ngo ukure umuvumo ku muryango birakurikirana. Ntimujye mubibona? None si ibyo bita karande ni ibiki? Umuntu ngo avuka mu muryango utaratunze n'igiceri, nawe akumva ntazayatungara. Uyu munsi ugomba gutunga mu izina rya Yesu. Tugiye gukata iki? Dushima Imana. Ubundi umuntu akavuka mu muryango ngo ntibajya bashaka ngo bagumeyo, uzagumayo mu izina rya Yesu ukabyemerera. Abandi baba ngo bashaka ngo ntibajya bashingirwa, ngo ntibashaka, uzashaka kuko uri kumwe na Yesu. Ibi ntibibafasha kandi biri muri mwe. Ikindi cya gatandatu kibuza abantu gushima Imana ni ubutamenya. Ubutagira gute? Ngo Yesu yari yicaye ku musozi wa Elayono, ngo abona urusengero rwiza rwari rwubatse, ngo arangije ararira pe. Arizwa n'iki? Arizwa nuko Yerusalemu itamenya icyayihesha amahoro. Iryo jambo rivuga ngo narababundikiye, ngo ariko ntibamenye. Nabagiriye neza, ngo Yesu ararira. Icya karindwi kibuza gushima Imana ni idini. Ni idini. Uzi ko abantu baba abanyedini ntibamenye gushima Imana. Imana itugirire neza. Icya cyenda kibuza abantu gushima Imana ni umutima ukomeretse. Ukicara ukajya uhora wumva nta kintu Imana yagize ite yagukoreye. Muri Zaburi 143 umurongo wa 5 haravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ndebye imirimo y'intoki zawe, ngo mpita nkuramburira iki? Nari nibutse ikirata iminsi. Ndashaka kureba abantu bibuka iminsi ya kera ahangaha, ya kera. Ariko iminsi ya kera yari imeze ite? Mama, yari imeze ite? Ndashaka kureba abantu babaye mu nkambi. Nibazamura abantu babaye mu nkambi. Utarabayeyo, nanjye nabayeyo. Muzamu uwabayeyo, utarabaye yabyihorere. Se ko muzamura gake bisigaye bibateye isoni. Wahungiye ese ku bihugu byacu ari by'intambara? We wahungiye basi ubusaho ni ubuhungiro. Aho basuragiro nandi mu buhungiro. Ababaye mu nkambi, abahuye n'intambara. Dawidi ariko uzi ko twibagiwe ko turi n'impunzi we. Ego mana, Dawidi aravuga ngo nibutse. Yongera umuntu muri kumwe ngo ibuka iminsi yawe ya kera. Nibutse iminsi ya ryari bene data. Akosha rubyiruko rata muvugire ngo amen. Nibutse iminsi ya kera, ndebye imirimo y'intoki zawe, mpita nkuramburira amaboko. Anastahili kuabudiwa. Mukomere Yesu evigeregere neza. Ngo mpita nkuramburira amaboko. Muvuge ngo amen. Mutuze tuganire kuko sinenda hakuva havuba. Mwarantumiye ndabaganiriza. Muvuge ngo amen. Ndabaganiriza nari nanabakumbuye. Kandi burya ndanabakunda. Murabizi se? Murabizi? Nibutse iminsi ngo ndebye imirimo y'intoki, ngo mpita ndambura amaboko. Rambura gutya, yo hezamura ibizima n'abakuru. Oya muhaguruke, ibi byose byihangane. Muhaguruke. Nibutse iminsi ngo ndebye imirimo y'intoki,
noneho umva ukuntu havuga ngo ntekereza ibyo wakoze byose. yego ra Ndagira ngo nguhe akanya ubitekereze. Ntekereza ibyo wakoze byose ngo ndangije mbitangira gute. rambura amaboko Uyu muntu wabivuze yari umwami, wowe uri ikihagaha uri umwami, niki cyakubuza gushima? Dawidi yari umwami, ni nka perezida. Zamura amaboko utere haleluya. Erike n'umutware wanjye bagiye kunzamurira haleluya bandi na Fisto bantera inkunga yo gushima Imana kuko twibutse iminsi ya kera. 1 2 3 oya umwe arateriye n'undi ateriye. Harahera kuri Erike, Fisto na Papa Axel. Namwe muprofitiremo. Abi Yosuwa urahari? Yosuwa banzu yizamure 1 2 3. tuzamura ibiganza gira gutya gira gutya gira gutya abimana yagiriye neza tuzamura ibiganza Yego. abimana yahaye umwuka Elevokide eletopayaki. Bitekerezeho. tuzamura ibiganza Zeletopayakidre. Imana yagukunze Wishe Simon. haleluya Amen. Imana ishimwe. Fisto gatatu. Haleluya. Haleluya. Tugaruke. Haleluya. Ongera tugaruke hano. Haleluya. Haleluya. yego Haleluya. Yego. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mukoma amashyi cyane. Muyivugirize impundu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nimwicarire. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Dawidi ntiza amatwi gato. Dawidi ngo yibutse iminsi ye ya kera, yego yibuka igihe papa we Yesaya yamwibagirwaga, ngo aragenda ajya kuragira intama, abandi bana bari ahandi heza. Imana ituma kumwimika, ababyeyi be baramwibagiwe. Arangije ngo yibuke iminsi ye ya kera, ngo barangije ngo muvugire ngo umugore abagore Imana ijye ibaha umugisha. Ega abagore turavunika ariko Imana yaraduhamagaye. Muvuge ngo amena. Ngo yari afite umugore witwa nde? Mikali. Miki yari umwana w'umwami. Umwami nde? Sawuli wari umwanzi wande wa Dawidi. Ngo maze ngo Mikali yari azi protokole y'ibwami. Protokole yaheje ibwami ubundi ukuntu bitwara ntabwo bashobora kubira ibyuya nk'ibi ngibi. No. Amen. Imana iguhera umugisha. Ibwami haba protokole. Muce mureba mu baperezida no mu kiministiri ntabwo ashobora kuza ngo hirwagira cyane akoma amashyi yo mu kinyabupfura. Kandi njya mbabona namubanza muri ab'ibwami mukagira mutya. Ndabareba hari inyuma urubyiruko rusobanutse rwose bakajya bagira gutya. Ngo Mikali aramureba ngo amugayira mu mutima. Ubu si ko kuno kuntu tujya twibyina nta bantu bajya babigaya bakabigayira mu mutima. Kandi Mikali mva ikibazo ntiyabyaraga we, yari n'ingumba disi. Ngo maze Dawidi umwuka wera aramanuka yibutse ibyo Imana yakoze, arebye ukuntu yarongoye umugore w'umwami ngo aribeyura. Cyangwa data we Dawidi aratamba. Ewe nyumva muzi uko
uradusubiza kumva tuguwe neza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yego Mana, ko mwanga mukambana abantu b'ibwami. Imana igira iti ako mwanga mugasubira kwa Mikali. Imana igira iti uko kuntu bivuga niko Mikali yabigenzaga, akajya ashyiramo protokole nyinshi. Dawidi ayikuramo, arangije ngo abwira Mikali, kandi Dawidi ngo yaramaze guhesha abantu bose umugisha, ngo aragenda ajya kwa Mikali, nawe agenda yibeyura abyina ngo umwitero ugira ute. Ariko Mikali nawe yarageragejwe, umwitero w'umugabo urakora, avuga ati ankojeje isoni, aribeyura, ibyo ntiyabyitaho. Agira ate? Aribeyura arabyina, ngo yari agiye guhesha umugisha Mikali ngo abyare, ngo asanga Mikali yarakaye. Uzi ko hari igihe Imana iza guhesha umugisha igasanga warakaye, cyarakaye yashingije ngo akabyina ari umwana, ngo imbere y'abasha n'abagara, kandi yaraje kumuhanurira ngo abyare. Amugeze imbere amureba ijisho ry'uburakari, aramubwira ati nta kana uzarinda upfa, kuko urakaye, kuko urakariye Imana, kuko urakariye umwami abyina. Ni ukuri ngo Mikali yapfuye atabyaye. Mujye mwitonda nitujya gushima Imana, mujye mushima Imana, muvuge ngo amena. Mujye mureka kunegura abantu b'Imana barimo bagira bate, bagira bate. Muhumure mwebwe muzabyara, ntabwo munegurana. Nivugiraga Mikali, mwe muri abana b'Imana, si mwa munegurana, mwari mube mwaje. Kandi mujye mwubaha abayobozi, muvuge ngo amena, muvuge ngo amena. Kureba ku isaha uri ku Imana simbaremerera, ni ukuri. Erega mwarantumiye kandi najenje, muvuge ngo amena. Najenje, mbwira umuntu uri kumwe ngo yajaje, ngiye kubahe, ntabwo mvaha nk'abahesheje umugisha. Muvuge ngo amena. Ubu rero tugiye gushima Imana, reka soze dushime, muvuge ngo amena. Ngo yahise avuga ngo Imana yakuye so Sawuli ku ngoma ikagira ite, ikagira ite, ikanyimika. Nabuzwa n'iki? Kuyihimbaza. Muvuge ngo amen. Imana ishimwe. Reka gucika intege, reka no kwiheba, no kurambirwa n'iminsi, kubabazwa kwiheba Gishobotse ubwo nibwi
irabihindusha. Imana igiye kugukorera ibirori nawe. Hari abantu Imana igiye gukorera ibirori hano. Hari abantu Imana ihanaguye amarira. Imana irabihindusha. Ndimo ndabona abantu bari basize ko batazarangiza umwaka, ndumva ijwi rimbwira ngo barawurangije batangira undi bazawusoze. Televo kide bazawusoze. Imana irabihindusha. Imana irabihindusha. Imana irongeye irabimanye. Imana irabimanye. Zeleto paya kide. Imana irabimanye. Zeleto paya kide. Abantu muri hano muzamura amaboko dushimira Imana. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Abantu batajya bashima Imana bitewe n'intimba, bitewe n'agahinda, bitewe n'amateka, bitewe n'abababaje, umuntu akavuga ati jya mbishingutsemo. Nigeze kumva umuntu uvuga ngo nirukanye shitani ngo n'umugore we shitaniya. Ayiwe ngo n'umugore we shitani. Nababwiye ko satani nta femina agira. Ntimuzongere vuga ngo n'umugore we shitaniya. Muvuge ngo amena. Irukana satani mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge dushime Imana. Abantu bumvaga imitima yabo itagishima Imana, wumvaga nta bintu byo gushima Imana ufite, utiraririye, wumvaga umutima wawe udakishijwe, utiraririye, wumvaga wararakariye Imana kubw'ibihe uri gucamo. Zamura ukuboko tugusengere. Imana ibaha umugisha. Mukomere Imana amashyi. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo rero abo batambuke baze hano, abo nibaze hano tubaheshe umugisha, bibuke iminsi ya kera bashima Imana. Abantu batari bagishima Imana nibaze hano dusenge, tubasabire amashimwe yongera aganze mu mitima. Ariko kubw'igihe ntibigumira aho ngaho, ntibigumira aho. Muzamure ibiganza, muzamure ibiganza, muzamure aho uri. Simvuze ngo muze hano, nimuzamure ibiganza. Imana irababona. Ubwira Imana ngo Mana mbabarira, ntabwo nari nkigushima, ntabwo nari nkigushima. Reka ninginge Eleto paya kide. Umuntu ufite imanza hano Imana ije kumuburanira, Imana ije kumuburanira. Reka dusenge. Yaratwimanye uwo Yesu, ishuri ibihumbi kabisibana barabizi n'ejo bundi yaraturaniye. Ushiribumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Muzamura amaboko dushima Imana. Sibanga, zamura amaboko ubwira Imana ngo